muhawe ikaze mwe mwese mudukurikira ku rubuga rwacu, urubuga twisanzuraho mu kugaragaza ibijyaniranye n'ubumwe mu kuyoboka Imana. Ubumwe mu kuyoboka Imana. Ubwo Yesu yari hano ku isi yagarutse ku magambo uru rubuga rushingiyeho aboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 8 umurongo waho wa 32. Yagize ati, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Ni mucyo turebere hamwe ikituraje inshinga mu bijyaniranye n'ukuri tugomba kumenya, nubwo rimwe na rimwe abantu dusa nkaho twiyibagiza cyangwa se twirengagiza, ariko isohozwa y'ubuhanuzi ririmo rirajya mbere mu rwego rushimishije. Hirya no hino ku isi hari ikorakoranya cyangwa se ikoranywa rishimishije cyane, rishishikariza abantu bafite imitima itaryarya kunga ubumwe mu kuyoboka Imana. Iryo korakoranywa rihuza abantu babarirwa muri za miliyoni bo mu mahanga yose n'indimi zose no mu moko yose, kunga ubumwe mu kuyoboka Imana. Niyo mpamvu tugiye kureba icyo umuhanuzi Yesaya yavuze kiduhamiriza. Turaza kureba abo bantu ni bande barimo bakorakoranywa. Umuhanuzi Yesaya bivuze neza mu gitabo cye muri Yesaya ibice 43 umurongo wa 10 no wa 12, agira ati, mwebwe n'umugaragu wanjye natoranije muri abagabo bo guhamya ibyanjye, niko Uwiteka avuga, kugira ngo mumenye munyitegereze ko ari njye, nta mana yambanjirije kubaho kandi ntayizamperuka. Ni njye wababwirije iby'agakiza kandi ndakiza, ndabigaragaza, kandi muri mwe nta yindi mana yahabaye. Nicyo gituma muri abagabo bo kumpamya ko ari njyewe Mana, niko Uwiteka avuga. Niyo mpamvu tugiye kureba insanganyamatsiko yacu igira iti, abahamya ba Yehova bunze ubumwe mu kuyoboka Imana. Niyo mpamvu duheraho duhuje n'uyu muhanuzi. Niki kinyemeza ko abahamya ba Yehova aribo bavugwaga ko bo n'umugaragu Uwiteka yatoranije bari abagabo kumuhamya. Ni mucyo turebere hamwe ihishurirwa ry'umugabo bita Yohana ubwo yari ku kirwa cy'Ipatimo. Ese yahishuriwe iki? Mu byo yahishuriwe, yabonye imbaga y'abantu benshi ngo umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose, amoko yose n'indimi zose. Icyari kibahurije hamwe cyangwa se icyari gitumye baterana cyari iki? Ikindi kintu Yohana yabonye ngo bari bambaye ibishura byera. Ni mucyo turebere hamwe igitabo gisoza ibyanditswe byera kizwi ku izina Ibyahishuwe, ibice byaho 7 umurongo waho w'9 kugera 15. Haranditswe ngo, hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Bavuga ijwi rirenga bati, agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. 11. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe na ba bakuru na bya bizima bine, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe baramya Imana bati, amen. Amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibi by'Imana yacu iteka ryose, amen.
13. Umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he?" 14. Ndamusubiza nti, "Mwami wanjye ni wowe ubizi." Arambwira ati, "Aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bameshe ibishura byabo babyeshesha amaraso y'umwana w'intama." 15. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi iyicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Ni mu buhe buryo muri iki gihe cyacu Uwiteka akomeje, cyangwa se Yehova Imana akomeje kubamba ihema ku bagaragu be? Ubwo ikoraniro mpuzamahanga ryakorwaga i Kigali, abantu biboneye badashidikanya ko abahamya ba Yehova biyunze ubumwe mu kuyoboka Imana. Biboneye uburyo abahamya ba Yehova bunze ubumwe mu kuyoboka Imana. Ni ikihe kintu rero, ni ikihe kimenyetso bagaragaje kigaragaza ko abahamya ba Yehova babambweho n'ihema ry'Imana, cyangwa se Uwiteka abakoresha? Ikimenyetso cya mbere ni gahunda bari bafite mu bijyaniranye n'ikoraniro cyangwa se igiterane mpuzamahanga. Ikindi cyagaragaje ni uburyo bagaragaje urukundo ruzira uburyarya. Ni mucyo noneho turebere hamwe iki kimenyetso, uburyo bagiye bagaragaza mu gahe gato, bagaragaje cy'iminsi 3, uburyo bagaragaje urukundo rusaze. Ikimenyetso cyaranze abagaragu b'Imana bagikomora he? Yesu ari hano ku isi yagaragaje ikimenyetso simusiga kigaragaza ko ayobora abakurikiza icyo kimenyetso. Ese icyo kimenyetso yatanze ni ikihe? Ni mucyo turebere hamwe mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice 13 umurongo wa 34 na 35. Haranditswe ngo, "Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana." Iki kimenyetso cyagaragajwe n'abahamya ba Yehova ubwo bakoraga igiterane mpuzamahanga. Icyo giterane cyagize cyakiriye abantu basaga ibihumbi 43. Ibyo byagaragaje ko ikimenyetso kiranga abakristo cyangwa se abigishwa ba Yesu nyakuri ko byari urukundo ruzira imbereka. Yesu yongeye ati mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, ibice 15 umurongo wa 12, yagize ati, "Ngira itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze." Nta ufite urukundo ruruta urw'umuntu apfira inshuti ze. Urukundo rero Yesu yagaragaje rwari urukundo rutagira imbibi, rutangira, kuko rwageze naho Yesu agira apfira inshuti ze. Nanone urukundo Yesu yavugaga rwari urukundo rutari rwa rundi rw'amaharakubiri cyangwa se rw'akarimi keza gusa, ahubwo rwari urukundo ruzira uburyarya. Urwo rukundo rwashoboraga gutuma rwitangira uwo urugaragariza. Nirwo Yesu yavuze ngo, "Ngira itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze." Nta bandi rero bagaragaza urukundo ruzira uburyarya buretse abahamya ba Yehova. Abahamya ba Yehova babyerekana mu buhe buryo rero?
nta yindi organisation ishingiye ku myemerere cyangwa se itsinda rishingiye ku myemerere ryigize ritugaragariza urukundo ruzira uburyarya rufasha abafite imitima itaryarya kwemera kwigishwa ibyanditswe nta buryarya. Abahamya ba Yehova rero babigaragaje bate? Nusoma mu byakozwe n'intumwa ibice byaho 20 umurongo waho wa 20 havuga ngo nta jambo ribafitiye akamaro nikenze kubabwira imbere ya rubanda no mu ngo zanyu rumwe rumwe. Paulo abahamya ba Yehova bigiraho yafashaga abafite imitima itaryarya gusanga abantu mu ngo zabo babahereza cyangwa se babafasha kwiga ijambo ry'Imana uko Uwiteka yifuzaga ko bamumenya. Nanone abahamya ba Yehova babikora bibuka itegeko rya Yesu riboneka muri Matayo ibice byaho 24 umurongo waho wa 14 havuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izaherakiza. Ubwo rero kubera urukundo rwabo ndavuga abahamya ba Yehova basanga abantu bafite imitima itaryarya bakabafasha kwiga ijambo ry'Imana babafasha gusobanukirwa impanuro Yesu yavuze ubwo yari ari gufasha abigishwa be bari basigaye ababwira aya magambo aboneka muri Matayo ibice 28 umurongo waho wa 19 n'uwa 20 ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Ubwo rero abahamya ba Yehova bakataje mu kugaragaza urukundo basobanukirwa iri tegeko Yesu yatanze riboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 22 umurongo wa 39. Ubwo Yesu yavugaga ati ni rya kabiri rihwanye naryo ngiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ibinyuranye n'ibyo usanga biyita ngo ni abakozi b'Imana, usanga bafitanye urwango ku buryo banandagaza abafite iki ndavuga biyita ngo ni abakozi b'Imana muri iki gihe bakandagaza bagenzi babo kuri social media ndetse ntibatinya no kubambura ubwambure bwabo babagaragaza uko bo bifuza ko bavuga. Babikora bate? Abenshi murabisobanukiwe, ariko se Yesu yigize gukoresha andi magambo aboneka muri Yohana wa mbere ibice byaho ni 4 umurongo waho wa 20 ngo umuntu uvuga uti nkunda Imana ariko akanga mwene se aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Urukundo rero rwa kivandimwe rurangwa abakristo ndavuga abahamya ba Yehova rwakabaye urwigirwaho n'amahanga yose. Nanone ubwo nari ndimo nkora ubushakashatsi naje gusobanukirwa ko Imana ubwayo ari urukundo. Tubyayemezwa n'iki? Mu magambo aboneka muri Yohana wa mbere ibice byaho ni 4 umurongo waho w'8 ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Ni mucyo rero dukomeze twigire ku bahamya ba Yehova dusobanukirwa ko ari ryo tsinda ariyo muryango wunze ubumwe mu kuyoboka Imana kandi uburyo bwabo buteguwe neza cyane ko bafite umugaragu ukiranuka w'ubwenge ufasha cyangwa se umugaragu wizerwa w'umunyabwenge. Uwo mugaragu wizerwa w'umunyabwenge abafasha bafite imitima itaryarya mu gukomeza gutegura igaburo mu gihe cyaryo. Iryo gaburo mu gihe abandi bishwe n'inzara nk'uko Mose yabigaragaje, bo bafite icyo nakwita imprimeri zirenga 100 zirenga 100 zifasha
abafite imitima itaryarya gusobanukirwa ubwiru bw'Imana. Ese bitiranya Yesu na Yehova? Ndavuga bitiranya Imana na Yesu? Oya, ahubwo abahamya ba Yehova bagaragaza ko Imana ifite uruhare rukomeye kuruta uko abantu babitekereza. Nubwo abantu benshi bagereranya Imana na Yesu, Yesu ubwe ajya gusubira mu ijuru yagaragaje amagambo aboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice byaho 20 umurongo wa 17. Yagize ati, Yesu aramubwira ati, ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Byumvikana ko Yesu nawe yafataga umwanya agasenga. Ubwo rero yazukaga yabwiye Mariya, aramubwira ati, uramenye ntunkoreho kuko ntarajya kwa data, ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Nanone yabigarutseho mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 28, agira ati, mwumvise ko nababwiye nti ndagenda kandi nzagaruka iyo muri. Yabaga mwankundaga mwamunejejwe nuko njya kwa data, kuko data anduta. Kubw'iyo mpamvu abahamya ba Yehova nibo bonyine bagaragaza ukuri gushingiye ku byanditswe, cyane ko ubwabo batarobanura abantu ku butoni. Ntibarobanura abantu ku butoni. Ntago bavuga ngo uyu ni umwe arera, uyu nguyu ni uw'umuhondo, cyangwa uyu. Bunze ubumwe mu kuyoboka Imana, bunze ubumwe. Bibuka amagambo umugabo bita Petero yavuze aboneka mu byakozwe n'intumwa ibice 10 umurongo wa 34 na 35, agira ati, Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Niba ushaka gusobanukirwa uzasome uburyo Koroneliyo yaje gufashwa na Petero. Koroneliyo yari umwe mu bantu batubahaga Imana, cyangwa se nubwo yashoboraga kwemera Imana ariko ntabwo yari umwe mu Bisirayeli. Ariko Imana yaje kugira ute, yaje kumwireherezaho, aza gutoranywa aba umwe mu bagaragu b'Imana, kubw'uko Imana itarobanura ku butoni. Kubw'iyo mpamvu rero abahamya ba Yehova bafasha abafite imitima itaryarya kumenya Imana no kumenya Yesu. Kumenya Imana no kumenya Yesu tubyemezwa n'iki? Abahamya ba Yehova bakunda kugaragaza ko Imana ari ikwiriye gusengwa, ndavuga Yehova, ndetse bakavuga ko cyangwa se bakigisha ko Yesu Kristo ari we isengesho rishobora kunyuruzwamo kugira ngo arishyikirize Yehova. Kubwo kugira ubumenyi rero ku Mana no kuri Yesu bifasha abafite imitima itaryarya kugira amasengesho Imana yumva. Tubyemezwa n'iki? Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 17 umurongo waho wa 3 dusoma ngo, ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari we Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ngo abo wampaye mu isi, ubwo n'umurongo wa 6, ngo mbamenyesheje izina ryawe. Barabawura bampa, none dore bitondeye ijambo ryawe. Abahamya ba Yehova bafasha abafite imitima itaryarya kwitondera ijambo ry'Imana, kwitondera ijambo ry'Imana. Tubyemezwa n'iki?
nusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 4 ibice 8 murambabarira umurongo waho wa 47 haranditswe ngo uw'Imana yumva amagambo y'Imana. Mwimpamvu mutumva nuko mutarabimana. Uwumva amagambo y'Imana ashingiye mu ijambo ry'Imana niwe wenyine ufite kugirana imishyikirano n'Imana. Nanone bagaruka ku isomo riboneka muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo waho wa 16 n'uwa 17. Hagira ngo Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 16 n'uwa 17. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ese babikomora kuki? Umugaragu w'Imana Pawulo yibukije Timoteyo ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe bibasha kukumenyesha ubwenge bukuzanira agakiza. Urabisoma muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 15. Ni mucyo rero turusheho kwifatanya n'abagize umuryango mugari wa bagaragu b'Imana aribo bahamya ba Yehova, tubafata mu mugongo twumva impanuro batanga zishingiye ku byanditswe. Ku bundi busobanuro wakwifashisha urubuga ruzwi ku izina Jawa Library rukoreshwa n'abahamya ba Yehova bafasha abafite imitima itaryarya kuyoboka Imana cyangwa se kugira ubumenyi bwihariye ku Mana. Ese niye mpamvu mbashishikarije kujya gusura urwo rubuga Jawa Library. Urwo rubuga rufite impanuro nyinshi zagufasha cyangwa se ibiganiro byinshi byagufasha kugirana ubusabane n'Imana, kugira ubumenyi bwihariye bwakuhuza na Data wa twese udukunda. Bibuka amagambo aboneka mu Migani ibice 2 umurongo waho wa 1 kugira 5. Hagira hati mwana wanjye niwemera amagambo yanjye bituma utegera ubwenge amatwi, umutima wawe ukawuhugurira kujijuka, niburirira ubwenge bwo guhitamo kandi ijwi ryawe ukarirangurura rihamagaza kujijuka, ukabushaka nk'ifeza ubugenzura nk'ugenzura ubutunzi buhishwe, nibwo uzamenya kubaho Uwiteka icyo ari cyo ukabona kumenya Imana. Rero abirengagiza ijambo ry'Imana bafite ibindi bintu berekejeho, ndahamya ntashidikanya ko atari Imana. Nkuko Yesu yavuze ngo muri Yohana ubutumwa bwiza ibice 8 umurongo wa 47, uw'Imana yumva amagambo y'Imana, imwe impamvu mutumva nuko mutari ab'Imana. Ni byiza kandi ni iby'igikundiro kuko abavandimwe baturana bahuje. Ndavuga abafite umuhamagaro wo kubaha Imana mu migenzereze yabo no mu mvamutima zabo. Abahamya ba Yehova rero bahishura ikintu gitangaje. Ubw'Imana izazije guhanagura amarira ku bantu bose bafite intimba, basobanuye ikintu gikomeye. Ubw'Imana izabije guhanagura amarira abayikiranukiye, abayishakanye umwete, izabakuriraho urupfu, kuboroga, gutaka, kuribwa. Ibyo byose Imana izabikuraho. Tubyemezwa n'iki? Igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 21 umurongo waho wa 4 haragira ngo izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Abafite imitima itaryarya bashakana Imana umwete, bayishakira mu ijambo ryayo, bagakora ibihuje n'iryo jambo, bazungukirwa n'ubu buhanuzi. Ese ubwo buhanuzi buzabera mu ijuru? Bibiliya ivuga ko
ese buzabera mu ijuru cyangwa hari ahandi Imana iteganya kuzagororera abayishaka? Ijambo ry'Imana rigaragaza neza ko abahamya ba Yehova batangaje ko, reka turebe muri Zaburi ya 37 umurongo w'9 kugera 11, ngo kuko abakora ibyaha bazarimburwa, ariko abategereza Uwiteka nibo bazaragwa igihugu. Kuko hazabaho igihe gito umunyabyaha ntabeho, ni koko uzitegereza he umubure? Ariko abagwaneza bazaragwa igihugu, bazishimira amahoro menshi. Bivuga iki gihugu ibyanditswe bikoresheje bitugaragariza ni ikihe gihugu, kandi ko cyagombaga guhabwa abagwaneza. Igihe Yesu yari hano ku isi yagaragaje icyo gihugu aho kizaba giherereye. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 5:5 dusoma ngo, hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Icyo gihugu rero ni isi izahindurwa nshya, cyangwa se izahindurwa paradizo, nk'uko Yesu yabisezeranyije cya gisambo cyari kimanitse ubwo yakibwiraga turi bubane muri paradizo. Nanone iki gihugu Bibiliya kivuga ngo abagwaneza bazaragwa igihugu, bakazishimira ngo amahoro menshi. Muri icyo gihugu ngo nta muturage wo muri icyo gihugu uzataka indwara. Nusoma muri Yesaya ibice byaho 33 umurongo wa 24 ngo nta muturage waho uzataka indwara muri icyo gihugu. Ni mucyo rero ese icyo gihugu cyangwa iyi si abantu bazayituramo mu gihe kingana iki? Bibiliya igaragaza ko ari bazatura mu isi iteka ryose. Tubyemezwa n'iki? Muri Zaburi ya 37 umurongo w'9 atubwira ngo, haranditswe ngo, abakiranutsi bazaragwa igihugu bakibemo iteka. Ni mucyo rero dufashe cyangwa se dushyigikire, kwitabire ubutumwa bwiza duhabwa n'aba bavandimwe bacu b'abahamya ba Yehova, kuko ndahamya ntashidikanya ko bazatugeza ku byasezeranyijwe n'Imana. Twari ku kiganiro cyiza cyavugaga kiti abahamya ba Yehova bunze ubumwe mu kuyoboka Imana. Twabyiboneye uburyo abahamya ba Yehova bunze ubumwe mu kuyoboka Imana, ndetse twiboneye impanuro batanga n'uburyo bageza abafite imitima itaryarya kugira ubumenyi ku cyo bakora kugira ngo babashe kubana n'Imana bicishe bugufi. Nimugire amahoro. Mwaganizwaga n'umuvugabutumwa Mugwaneza Ernest ku rubuga Kubaturwa TV. Ndabakunda. Niba koko mushaka n'Uwiteka umwete, mugire amahoro.